pastor karibu mushumba aha ni he tuzanye nta kibazo nta hantu abagabo baganirira no ihangane wicare tuganire sibyo ihangane tuganire wumva icyo nguhamagariye ntago ahantu ndebereye imitaka yo muri za company zikora inzoga ikibazo kiri he pastor mushumba byagenze bite nta kibazo ngendagira ngo tuganire dutuje intama z'Imana twaragijwe ubu igira gutya katubona hano biragenda bite ko iyi niyo mpamvu musohoye ngo tuganire ahantu dore hano nta kibazo gihari turi babiri nge nawe ntago niyumvishaga ko ahantu ariho wanzana numvaga ari ahandi handi njyanye pastor numvaga ari umukozi w'Imana wenda tujye gusengera oya tukabyutsa amavuta ye ahangaha tugiye kuganira ku buzima bwacu bwite umurimo w'Imana twarawukoze inyubako irimo irubakwa neza kandi uzi ko biriya bintu kugira ngo bigerweho nabigizemo uruhare tugomba kuganira niba bishoboka naho ahangaha uko uhareba ni uko ariko nta kibazo gihari umwanzi satani ni umugome ntago nigeze ntekereza ko nakwicara ahantu nk'aha mushumba oya ntabwo ariko bimeze satani ntawe uri hano satani ntabwo ari hano waraguye bigeze aha kweri ntabwo naguye pe sister buretse gato turimo kuganira pastor nta kibazo ndebera imyambarire y'uriya mwana w'umukobwa uriya mwana asa gutwaye urabona hari icyo abaye nkwiye kujya ahantu hari abana bambaye kuriya koko pastor uriya nawe ni umwana w'Imana kuko mu bantu Imana yaremye ntabwo yigeze ivanga nizere ko tutatinda nko kwambara gusa nizere ko tutatinda abantu b'abagabo rero baganira banywa akantu reka tumwaka akantu ko kunywa gatoya hanyuma nitumara kukanywa dusubire kureba n'abandi okay ntacyo nibagatumiza ariko nizere ko ari agafanta umujye kuzana simbizi njye ntabwo nkinywa fanta zarananiye kubera kurwaragura kandi ibyo bintu no muri Bibiliya biranditse pastor biranditse rwose kuva uyu munsi uhereye none ntuzongere kunywa amazi ujye unywa vino nke kubwo kurwaragura niba rero baduha akarahure kamwe ntacyo byabitwaye wihangana akarahure kamwe ntacyo kagutwara ahantu harihishe se nabuze nta n'abantu bari butuba hano nta kibazo gihari duha akantu tumwe sha ma pastor karame amasaha acikiwe ako se ubundi ko batinze byagenze bite simbizi ahubwo abagabo se bari badusabye akanya ngo bavugane ese basohotse igipangu bari hanze byagenze bite baratinze pe ariko nta kundi reka tubategereze bariya ni abantu b'abakozi b'Imana ibyo barimo buriya nabo ni iby'umurimo w'Imana bakajya kuganirira hanze se buriya hari igihe urareba bariya abantu bombi bakora ibintu bimwe buriya ashinzwe inyubako ku itorero rero afatanya n'umushumba n'ubundi bamuri hafi bashobora kuba bari gutegura ibindi bintu by'amaraporo reka tubizere tugereze turebe turanywa kaka dusukire kuri za zindi bajya basuka meze neza se meze neza pastor ureba aba bana ukuntu toka shitani ako mukozi w'Imana wabaye iki nuko gusengera ndabona ari ukubwira abakozi b'Imana tukagusengera senga se ntidusenga ariko wibuke ko turi ku isi turi ni mu isi kandi isi iranduye gusenga turasenga pe ikaduha akantu tunywe hanyuma ubuzima bukomeze uyu mwana urabona hari icyo atwaye siko ndeba dusa nk'amazi utuntu noneho utuntu n'utw'abapapa pastor ku buzima bwacu ese wazanye icupa aka kantu mwashyizemo tukareba basi pastor banza unyweho wumve
hanze unyweho nibura wumve kano kantu harimo n'agasukari. Harimo n'agasukari rwose. Wumve. Ni ibiki birimo? Wumva ataraga nta gasukari k'abantu bakuru. Pastor. Oya. Gerageza ihangano gerageza. Use. Tumeze icupa turebe kavuyemo. Giye ndashaka mfite amatsiko kureba. Zana icupa ryavuyemo aka kantu arebe. None ushaka ko yiruke mu mutwe numva umutwe azongereye. Ushaka kunywa izina? Urumva yatari amazi y'abapapa. Ibintu ni ibiki mu mwako? Ubu nawe Satani arakurangije neza. Pastor nta kibazo gihari. Umurimo w'Imana ndawukora neza. Abakristo tubayoboye neza. Ariko nta kibazo gihari rwose. Wari wambona Dore ryacupa singiye. Aho rero. Dore ngiryo. Unywe yakarahure kamwe kagutwara. Ese bini ibiki? Ibindi byayo ndi njya numva ngo nibyuma. Gase si ka wine. Ona atari wine. Aka ni aka wine. Ibintu umuntu asoma hakumva arasaze neza. Ihangana unyweho gake. Iyo umuntu yagasomye urumva ko adatangiye kumirika. Ubu ni wongera gusomaho biraba byaciye. Karuhura mu mutwe, kagusha umuntu neza. Ibintu rero. Ibintu byose aka niyo wakanyoye n'umugore muganira neza. Use ntituri busubire twasinze. Oya. Ntabwo gasindisha kangaka. Nizere yuko kangaka gasindisha. No kujya kwegereza umuntu wabyonyine ngo umuntu nasome. Ihangane bigenda gake gake. Unywaho gake gake ntabwo gutomera. Kugeza umaze kukamenyera ukajya unywa karahuri kamwe gutyo. Ariko urumva ko kagasukari utangiye kukumva. Umva katamirika. Kantu ni sawa. Gusa yakatangiye kuryoha ariko rero nawe ibintu nzanyemo sibyo. Oya kantu kararyoshye. Uyu ni pasiteri. Pasiteri Yesu ashimwe. Pasiteri. Uburyo bubitse urutwe. Pasiteri Yesu ashimwe. Bayi kiwowe. Nasite mukozi w'Imana. Bravo. Bite yosha? Ni sawa pasiteri. Theo, bite? Ni byiza. Ese ni wowe cyandi kurota? Bite se habaye iki? Pasiteri mu kabari. Mu kabari se habaye iki? Akomara turi mu bihe bya nyuma koko. Ibi ni byabe Paulo yavuze. Ese mu kabari wowe buri he? Je naye niho narinda ariko mvuye kwinywera agafanta. Ariko se noneho pasiteri. Wewe ushaka kunywa se na? Ariko se ubaye iki? Niba ari ako gafanta ko kuvuye kunywa wakwicaye nawe ukakanywa ndakishyura nta kibazo. Kandi niba urimo nakumbeshya aka kandabizi kandi Nanjye pasiteri nge icara bakaguhe icara bakuzanira ikirahure. Oya pasiteri. Izi nizo mbuto uri kutwerera. Ninawe yoga kakivuga gake batumva. Oya nta kuvuga gake pasiteri. None se koko wacishe make icara tuganire, icara tuganire. Oya ntago nicara. Endo umva ko nuka. Oya pasiteri oya. Oya byihorere. Oya byihorere isomere. Akomana. Ibihe turimo koko biratugoye pe. Umva wigenda. Biratugoye pe. Umva Oya. Umva gapatuvuga. Oya pasiteri. A few moments later. Nuko yabimeze pasiteri. Uko yameze urimo Imana ubugoye. Imana uravuna cyane. Uravuna nko kuyobora igihugu. Hano se hani wanyu murabona abakristo bari kwitabira amateraniro neza? Baritabira nuko nyine abantu b'iki gihe babigize ibintu by'imikino. Ni kariba. Eko. Muse kumwatinze. Yes. Pastor.
ntabwo muzaba muvuye twari hariya hanze twiganiriraga nta kibazo twagize. hafi isaha n'igice abiri. Oya ahubwo se pasita si nk'umunota umwe ko bagiye se tugisohoka urabona ariko bagarutse. pastor pastor Shumba karame byagenze biti? ndabumva neza nta kibazo twagize. tubaye dute pastor? umva n'umwuka w'inzoga n'isina rya Yesu Kristo. mama pasite oya pasite n'agafanta kamwe ka sitiro niko tunywe. ibi ni ibiki mukoze? ni mama njye ntabwo nakubeshya. Izina rya Yesu. none se ayo mavandimwe nawe se ayo mavandimwe agacupa agafanta kamwe ka sitiro mu gitondo sinabona buri kwatuza abantu banyoye inzoga. ari inzoga twe hano ni mu bashumba nitunywa inzoga. Mama pastor none se gahunda ibi ni ibiki? none se mama pastor sitani duteye ivuye pastor anywa inzoga? ibi bintu kuva nabana nawe ubwo bwa mbere mbi ngo ahubwo se ndumva bimeze bite? bushu ni amahoro nta kibazo. se mubaye ikikanuka se wakoze ibiki? nagafata tuganira n'umuvandimwe barimo kuganira muganira igitangwa agafata kamwe. none se fanta ino muganira mu bintu by'ibiyobyabwenge. ikibazo urabona ari ikibazo mfite. ibi ni ibiki mwakoze? nikubise hasi twaganiriye ntabwo ishati yanjye iracyari nzima ntureba umukunjo wawe do. icyo si cyo kibazo. ikibazo nuko numva mwakoze ibintu mubuza abantu. si no kubibuza abantu ahubwo mwuka wera ntatwemerera ibi bintu. pastor ukoze w'Imana kumva mushumba warahamagawe ntiwahamagawe? tufira cyafite amavuta. ufite amavuta ujya mu bintu basizwe by'ibiyobyabwenge? amavuta mu biganza. Ibyo ni ibiki? duhabwa n'inkoni y'ubushumba. ndababaye cyane fani babaje nagora umutima wanjye naragenze ndabona ngo kandi ntukababaze umukozi w'Imana. oya none se None se watukishije mwuka wera. si nta soni mufite? mwasinze ntabwo twasinze. pastor none se kutanye no shaka mu cyubahiro nkugomba ndakumva umukozi w'Imana ibi bintu nturushye mwuka se byagenze bite muhuye n'abandi? ndakubona ntabwo twasinze. Sobanurira. tumeze neza. yewe ntabwo nasinze ariko ntabwo nasinze sinkubeshye sinakubwiye ngo nagafata agasito kandi ryanywa nimugoroba agasitro. oya ntunywa ese ka agasitro kagira intuzi mu nibaje ahubwo kukuzanira ka orange ka mbabarire. ibintu ndamenya mbyerekeza hera. Pastor ntabwo twanyweye. ubu uzongera guhagarara imbere y'abantu? ntabwo twanyweye ni kamwe nanyweye gusa akarudori. shumba ndakumva numva neza ndakumva mbwira ca bugufi mu mutima. nakoze iki? wanyweye ibiyobyabwenge? twavuye mu giterane. mushumba ndakumva pastor. atura Imana ikubabarire. naho wagira ibyaha byinshi ntiwagira ibyaha nk'ibya Dawidi. ariko impamvu Imana yakundaga Dawidi nuko yacaga bugufi mu mutima agasaba imbabazi Imana. uretse wimera nka Adamu avuga ngo Eva wampaye niwe washutse. byagenze gute? uriya dekoni wawe twagiye kunywa agafanta ambwira ngo afite akanyota arashaka n'ahantu hari amahumbezi ama inzoga ntabwo narenze ko ndi businde ariko n'ubundi nawe agacupa twasangiye kamwe aguha inzoga yacutse narenze ko turi mu mafanta tunywa inzoga. Jean Paul ariko mana mu by'ukuri ko nzi ko wari waraturiye imbere y'Imana kumbi ntabwo wigeze uhinduka. mushu byananiye. satani yongeye aranshuka. uje kugusha n'uyu mukozi w'Imana. satani yongeye aranshuka pe.
ahubwo munsengere munsabire n'Imana imbabazi. Imana imbabarire. Imana irihangana pe. Imana imbabarire. Imana yacyari ku ntebe y'imbabazi. Uvura nkorangiza ukajya gutegura igaburo. Mama pastor. Mumfashe Imana munsengere iracyari ku ntebe y'imbabazi. Kuri mama pastor umbabarire ntago nzongera yanshutse. Nimupfukame tubasabire imbabazi. Nimupfukame tubasabire imbabazi. Imbabazi mudusengere situzongere kunywa inzoga. Mama pastor ngafasha tuzamura isengesho dusabire imbabazi abantu. Uri Imana nziza, uri Imana y'imbabazi, urakikiye ku ntebe y'imbabazi. Abagaragu bawe Uwiteka Mana bacitse intege, abariko barabyibutse barongera baragaruka. Baciye bugufi cyane. Waravuze ngo naho ibyaha byatujya umutuku uzabihindura umweru derise na sheregi. Kandi imbabazi zawe zingana ni ndende kandi ni nyinshi. Imbaraga ngaho bagirire neza. Ngaba barebere mu maraso umwana wawe. Bashikara amaraso izina rya Yesu Kristo. Mushumba wongere umuhagarare. Yakone wongere umuhagarare. Bongere bahagarare Uwiteka Mana bakorera. Imana y'imbabazi kandi ikice ku ntebe y'imbabazi. Izina rya Yesu.